Hano? Biteze? Umeze ute? Nanjye umeze neza nta kibazo. Biragenda se? Uri hehe se? Uri kumwe nande? Umva se wagiye kuba ntiyakuvugisha ko hari ikintu ngushakira. Okay, sawa. Nanjye kukubwira. Nanjye kuvuga ngo wambabarire ukamfasha. Wambabarire ukamfasha ukanyuza amafaranga 5,000 ko mfite ikibazo gikomeye cyihutirwa nshaka gukemura ko waba unkoreye koko. Umva ndi hasi nakubiswe ibibazo benda kunyica. Umva mbabarire umfashe nuko. Uri Rwamagana? Nahise ndabigenza gute mwana? Okay, sawa reka maze numva. Sawa urakoze. Sawa. Uragaruka ryari? Okay, sawa merci kamubaza. Hano? None biteze? Umeze ute? Uri hehe? Okay. Nanjye meze neza nta kibazo. Umva rero mubwire serivisi ikintu nashaka kumfasha kandi umbabarire ntugire. Nanjye kugusaba, nanjye kubwira ngo wambabariye niba ufite amafaranga kuri mobile money ukanyohereza amayinite. Ngiye mfite amafaranga kashi nabuze umuntu n'umahanga ndi mu rugo njyenyine nta muntu n'umwe ahari. Nabuze umuntu ku muhanda ayashirireho. Kandi ngiye ndumva nyine ntago meze neza ndarwaye. Ego. Okay, umva mubwire ikintu ugiye gukora. Wowe nuyohereza ntuyanyurize nk'amayinite ahubwo yashyire kuri momo ngiye ndigurira. Ntuyashyire kuri momo ngiye ndigurira. Wowe bahita biyishyura urumva mfitemo ideni ariko nigura ndamenya nyine ukuntu byaranje nyine niba yatwara sibyo? Okay, sawa urakoze. Kuri iyi nimero uhita uyashyira kuri iyi nimero yego. Sawa shiri bye urakoze. Sawa. Bezirtes. Kubana yanjye Imana ni nziza. Niki kuri kwishyitsa? Umva mushiti wanjye ngiye ikibazo mfite ndabona neza amafaranga makeya none aranyereje. Uri amafaranga? Uri amafaranga? Anyije amafaranga 5,000. Imana ishimwe. Nizere ko tunya guteka ya mishimbo basi. Wiki? Nizere ko tunya guteka ya mishimbo. Kuri pe jemi tuzirinda kunyica. Iranje basugurimo akanusu. Zishobagire kinite. Gusa kanusu kinyama kabutwaye. Ubu mbonye amafaranga 5,000 hano urakinga 5 nyafite njye kugura inusu y'inyama. Akanusu kamwe gusa nagutwaka rimwe. Siko kagura ubugari n'ibishyimbo kagura n'inyama. Kuko umuntu asigaye agenda kumva aranuka amamenye no uguza akanusu k'inyama 5 bigutwaye. Sibyo? Basugura amakaro. Oya.
njye ntabwo ndajya kugura inyama hano nta n'ibishyimbo bihari. Ibishyimbo mu gitondo saa sita nijoro mu gitondo ibihumbi bitanu ntabwo umuntu yabaguze nk'utuntu dusayidira abantu iminsi ingana nitumara kuyagura inyama se ejo bizagenda gutya. ibishyimbo babuze nta nusuro bose baho cyangwa robo mwatsi. Ntabwo bishoboka ntabwo nagura inyama pe babarira rwose ihangane njye se ndiyanze ariko uribuka ko ndi umugore management y'urwenya uyifite ubwo se urumva ibyo bintu bishoboka. Management nawe ibishyimbo ufite ibihumbi bitanu uziko amafaranga ari menshi. aho ubuzima butugejeje ndahabona mbabarira. Sawa njye ndagiye rero. Ngeze ngiye kuba neza nirwa hano nkora iki? Njye umuntu aranyuzamo akanatembera we nashaka no kutuzerera gutyo mu muhanda ngo nanatoragura n'amafaranga. Uzi nirwa nicaye hano. Ushaka kugenda gutya ngahura n'inkuru nziza cyangwa ngahura n'umuntu ari ukuntu wa umuntu Imana itwibuke. Sawa umunsi mwiza. Fakutane. Mutima sorry. Gitashe imisoro de bafu. Yo kushizara? Ushiremo. Nako iyo ni ntuze gukora hagiye bavuga gukora manicure na pedicure. Sebo niwe uze manicure na pedicure bavuze iki? Shay before. Nubwo nyine nyangugurire fanta. Reka ntacyo navuga ntayiguriza ntabwo navugira ubusa. Yese ndi inyombya. Hodi hapa. Hodi. Karibu. Asante sana. Ruga umeze neza se? Sawa tasi. Ni amahoro. Amahoro kabisa. Madame akuru ki? Ni meza. Ni karibu ariko. Asante sana. Biteze. Ni sawa. Nawe umeze neza? Abantu bavuga Igiswahili baravuga ngo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Nange meze neza. Nta mahoro siko mu dusuye igicukura. Ni amahoro gusa ariko ndakanye gatoya. Ruga nabonye mutinze ntacyo mwibwira ngo mumbwire ndabane kaze mbarebe. Ngo bimeze bite se? Sawa. Amezi ko abaye menshi amezi hafi 5 yose nta kintu wibwira. Taratazi urabizwi imyaka yose maze mu nzu yawe urayizi. Sibyo umwaka nyine ntazi uko byangendekeye ntazi byambayeho. Wigeze narimo sumamagara ngo uko utanyishyura? Oya. Rwose twakoranye neza cyane. Ntabwo mbizi sinabona akazi na nyuma yo kumbuza akazi utwo na savings twose nyine twashize nkwishyura konti yanjye ho kabisa ni zero. Waba twihanganiye wenda mu minsi mike Imana izaca inzira. Gusa nihanganye koko? Hari undi muntu wihanganye nkanjye koko? Barihanganye ariko nyine ntari rarenga ku buryo utakwihangana. Ariko se ku gice cy'umwaka kigiye kwikubitamo? Ruga, urabizi neza ko iyi nzu niyo nkama nigaburira abana banjye, nigaburira umuryango. Ese njye barajya ngo mbigenze gute?
wagira ngo mbigenze gute nawe umbwira ko ngaho ngiye inama ibyo nkora. Niba kwishyura inzu utakibishoboye wagerageje ukajya gushaka nyakatsi iryo ngiyo cyangwa ukajya gushaka na chambrette ariko nanjye byibura ukambohora. Erega hari igihe umuntu ariko atabihamagaye. Ndavuze ngo hari igihe umuntu abimbwa atabihamagaye. Umuzi yose kimwe n'indi wabaye imbwa. Ni umugani w'ikinyarwanda ariko. Umuhaza mugabo. Usibye ko wa mugani wiguye ntawe utayigera ihembe. Iyi nzu mazemo imyaka 5 irenga. Nigeze nkujyamo n'ideni na rimwe. Naye w'umugabo uzi ubuzima bwo muri uyu mujyi. Uzi ibyago bahura nabyo. Uze kangena kwishyuraga amezi 3 wowe. Ugiye kuburara cyangwa uzi minervari z'abana. Wabaga wabaye imbwa nawe utabyihamagariye. Utantukase. Ntanukiri wanjye nanone kandi. Si wawe ni heza. Erega akuswe ufite uburenganzira bwo kugusoramo mukagenda. Usohora ndeze. Wowe. Usohora muri inzu se? Okay, ibyo reka tubyihorere. Reka mubwire ikintu kimwe. Nundi munsi. Kuba ndi umushomeri muri iyi minsi siko nzahora siko nahoze. Sibyo utanganyisha ngo warubatse kubaka mbere yanjye rega umenye ko kugenda mbere siko kugerayo. Rega inzu yavuye kwibaka nayubatse murya neza. Reka mubwire imyaka yawe n'imyaka ufite. Iyanjye n'imyaka ufite ni yawe ufite. Wowe ntacyo ndusha usibye kushobora warananze kubaka. Rusubira n'iki kuzabigera. Ibi bintu ibitoto. Ibi ngibo ugezeho ushaje wowe. Ibyo reka tubyihorere. Nta nisoni ngo umuntu abimbwa atabishaka. Ko n'umugani w'ikinyarwanda muvande ubifata nabi. Cyangwa ufata uko bishaka. Reka nawe nkubwire Rutayise. Bacungure mu kinyarwanda ngo uguhima atiretse gusubira muri ryamanye. Nundi munsi ngiye ngumye imbere nakubwira nabi. Muzankangisha ibyondo byawe. Ibyondo ari kubibamo. Toka kure. Uransuzugura we hejuru ibi ngibi. Kangaye nakuguje amafaranga udafite n'icyo kurya wowe. Gihe no kuntuka se. Acha. Mujinga gusa. Uranuka hejuru yo kwihangana sha. Ni ibiki mutagiye gukora? Rwose boss tubabarire n'ukuri. Tubabarire turakwingenza. Sawa. Ngiye ikintu kimwe cyo nagusaba nyine nabasaba kwihangana mwihangana amagambo rugaba yababwiye n'ukuri buriya biraterwa nyine na situation n'ikibazo dufite. Ariko turaza kugerageza tubikemure rwose turagusabye tubabarire. Udufate nk'abana bawe muri aka kanya. Udufate nk'abana bawe turwane utwihanganire. Turakwinginze utwihanganire igihe gitoya. Numva ahubwo ubundi se kariko se kuyatavuze nkawe. Eriko ubundi ingenzi tukivuganira buriya. Buriya byajya bituba kugira ngo nzi ntera amagambo nawe. Nukuri tubabarire ngiye mu kimbo cya Rugaba ngenda gusabye ciye bugufi amezi tumazemo mu nzu ni menshi pe. Natwe turabizi ko ari menshi ntabwo dusinzire tudasinzire. Ariko turimo turageza kugira ngo tuyishake tukwishyure byibuze bive mu nzira. Ariko mu gihe turayabona nukuri tugusabye imbabazi ushyiremo ikigongo wumve ko abangaha ari abana wumve ari abana bawe bari nkandi hantu bari muri situation nk'iyi ko bya bimeze. Ubundi tubabarire n'ukuri. Tubabarire n'ukuri.
Se sheri wazanye imbabura nkagucanira. Gucanira sheri wese wabishobora. Kugeza hino nkwereke. Zana. Usola ntabwo. Zana gucanira. Watinze kuzana amakara. Ko watinze kuzana amakara. Siko na amakara yabuze. None yarahetse koko. Harunya ku urebye ahantu mvuye kuyakura. Hano kuri wazi ko se hari amakara. Wakume. Wapi hari ntayahari yarashize. Sanze yashize. Siniki. Zana gucanira. Zana gucanira ujye koga ugende. Ngende so imbabura urashobora kwicana wowe. Zana utaza kukinyereza yewe. Nese ujye uracana imbabura wowe. Wowe genda usanga ntabikoze. Ese ari ikibazo. Sonya ngo tuze gucererwa twese. Ndashonje. Nyine teka igikoma ndasanga cyahiye ako siko byanshanze umwana ndamushyira hiki ndamushyira kuki mushyira kuki kiki amata reka nabona amafaranga yo kugura amata mu bikombe koko azanywa amata asanzwe nta kibazo byo ntugireho ikibazo zabiki sinabwo n'ibyanga azanywa amazi umwana ntabwo yanywa amazi akabaho cyangwa cyo tugura yafa hari amafu nabonye adahenda Sente kuri ndagusiga amakara kanywa amazi azanywa amazi cyatumuhe rutuku urayize iki igikoma cy'amasaka igikoma cy'amasaka ubu se nta muntu wakimushyiraho ku meza abiri ntabwo bishoboka igikoma cy'amasaka ntabwo kumara ikibazo nawe rega nose ko nta mashereka ari danje kuri mba nibaza iby'ubu buzima nyine byanshanze ariko si ubuzima wowe ikintu utashobora guhindura wagikoraho iki kugito ugomba kukibamo uko kimeze nyine siko ngiye bitakimpangayikisha ntabwo kimpangayikisha rwose ubu nariyakiriye rwose dore n'umusatsi ngiye kuwukata nogoshe nigirira agapara usigaje amafaranga igihumbi ujya hano hafi hano ahantu bita kwa Jackson ino boutique hano ari na alimentation hepfo hari salon de coiffure aho mutipe uzi kogosha byatari je nawe kubitira agapenke ka bien aragucanga 500 500 yose nusuzi ko kogosha rangaye ubwo se niba nsigaranye igihumbi tukishyuramo 500 ubwo biragenda bite ayo 500 yose ngiye nayatanga mu kwiyogoshesha hari ahantu nzi bogoshera 200 200 hese 200 hari aha bakoresha nyonga ariko wa desa cyagiye najyanye wa mwana wari waje hano ndize nk'umugisha bakogoshera desa 800 ziko twa harimo intuza nibuze umuntu yaguramo litiro y'amata umuhungu wanjye niyongere kugira subwo nuko bacana imbabura shiri wowe genda utaza kunyerereza wari se nkaziganye gufatishije ureka ndayirwana nose n'ubwa mbere sinsanzwe nyicana niziko ndi kubona wagira ngo iyo mbabura iraka iyo mbabura iribwaka cyangwa iribwaka ari ukumaze ikibirite shaka ko uyu muntu acinye nta kitamusuzugura wa mwana ujya wicecekera ubu n'imbabura iransuzuguye ko sheri umura bizashira yewe ngiye sinzi impamvu manizeye ko ibintu nyine bizashira kandi vuba ikintu cya mbere gano gusenga Urabyizeye banza ndebe urabyizeye oya ikibereka ikintu cy'agaciro mfite nubwo ibintu byose byo mu isi byagenda bikagenda mpfa kuba ugihari ndi hano
najya hehe ko twasezeranye kubana mpaka ku gupfa se kuri kure ndi hafi mbese wese nkayo gucanira ko ndi kubona byagucana ngeragera aho ngaho yumvira utangiye kwaka sharuga ibintu ntabwo byarangiye kandi ngiye nsigaye nyigufatishije ubundi mbone kugenda n'ubundi gahunda yabo iri saa 8 ntabwo turi bukererwe nta kinyirukanze so ubuzima tuzabushobora ko twigenje iyo aba ari gaze bimenyereye ikura tohehe iyo aba ari gaze bayatse gaze no gupyo kera nyiri umusore nari mfite umukozi witwaga Simoni yacanaga iminota 3 yabaga imaze kwaka ese umwibuka kubera ukuntu wazaga mu rugo akakwaza ibibazo byinshi wowe uje gusura nde ahubwo yagiye yanga ko ninjira ari yamfuhira yagiye yanga ko ninjira wisukibuka uhita useka ari gihe wari ufitemo icyana wagenda nta bya zamubaza yagiye wari ufitemo zamubaze icyana rwose namubaza se yari ufitemo icyana akanga ko ninjira Samu yaramfuhiraga nyine kuko twari tumeze nk'abavanye umva ari kadogo ariko tunakundana nyemera kubi kamwe ngo boss nta mukobwa uzaza hano abakobwa b'i Kigali ngo uriya mwana w'inyamasheke ukuntu yafungaga umutwe inyamasheke harya wabo mu cyakoze ubwanwa bwenge bwansetsaga bwari ubw'inzara yo mu bwana uranga ari umwana arwaye kwasho ariko none yabaye umugabo ndi kugusiga amakara shiri umenye ko isabune ihenda yamba urabona nayicanye ni wowe icanye se cyangwa ni njye nyicanye yose wowe niyo byawe byakonanira umva genda rero genda tuze ku mwanya wo kugenda wowe se nkabaza nkakuza ubu yabyihorera n'ibindi ndabyikorera urabikora ndabyikorera kabisa guteka igikoma gicananira gutya ikintu mbaye rero sinagira nambaye gutya ntabwo bisa nabi cyane wambaye neza kabisa bigaragara kumvagira vuba ugende nanjye kugira sibita kumenya bitari ngombwa sawa rero ubwo ndaje ukoresha iminota mikeya sawa ubase hano ngo radiyo buri kanya ngo nzumve uramutunguza akazi mani ndagukunda oya ntabwo ari ibyo mvuze vuga ibyo mvuze umusore wambaye ngo iki mani ndagukunda ndaje sawa mwana ndendera umugore basi uraganja kumva amashimwe abandi Ve. Kiki. Bitte. Sawa. Umeze ute? Meze neza. Biragenda. Ni sawa. Urakomeye. Kuri kunyegereza cyane. Hari ikibazo ngukumbuye. Oya biteze. Meze fresh. Kuri anga ku muhanda se. Nari mvuye mu rugo nagereje imodoka yanjye ngo nyitware mu Kinamba. Biteze. Ni sawa shandi kwihuta rero mfite akagahunda kihutirwa mwangiye kujyamo. Nuko nkubonye gutya. Ugiye he? Ugiye he? Yego kumana. Kuri kunkurura ariko. Niko. Kuri kunkurura. Hari ikibazo songera umobera ahubwo. Oya genda. Mobera. Nawe si ugiye he? Ngiye muri salo kwiyogoshesha. Kwiyogoshesha? Usigaye wiyogoshesha se ukamera nk'abahungu? Cyane. Seve nawe uri kumbaza ntabwo ubizi se inshuti yawe ntabwo mujya muganira nakura bize nuko uri kwijijisha. Ntabwo biba byoroshye mwana. Ndabizi ariko nyine wabigenza gute se? Ko ari ku isi imeze n'ubundi.
Ariko sinumva uburyo ugiye kwiyogoshesha n'uburyo ugira umusatsi mwiza. Ako Jave, ibyo se by'imisatsi myiza turacyabibara. Ntago tukibibara. Uze we wasirimuka ukennye. Ugiye kuba nkanjye, ugiye kwiyogoshesha nkanjye. Hanyuma yawe ahubwo ngiye kugenda bakogoshe, umva. Bakogoshe neza bagamareho kugira uzaba bagira ngo ndi umunyamideli. Wabiretse se? Ntago biri sere kandi uretse mwereke. Buri umugore wiyogoshesha uzaza kumaraho. Ntago abakira umukobwa kuko ubwiza bw'umugore ni imisatsi. Ubwo ndabona abaye umugabo rero ndabandi mugenzi wa Sheri. Ntago Jave neza wabigenza gute mwana ko bizi nyina ari struggle kandi muri iyi Kigali reka nkubwize ukuri. Niba ikintu cya mbere gihenze saro z'abagore. Gukoresha imisatsi. Kanigende. Oya umva se. Gusa hari ikintu kimwe nari numvise ngiye atari ngombwa kuyogoshesha. Ni ukuri kw'Imana. Kuko umusatsi ni mwiza kandi urakubera. Ahubwo reka nkwereke ikintu ngiye gukora. Wihangana ariko simbizi kuri ubifate, sibyo? Reka ngo amafaranga ugiye gukoresha umusatsi. Basi ni wiyogoshesha. Ni ukuri kandi birabera byiza. Ihangane ntago ngusuzuguye. Sibyo? Ngiye gukoresha umusatsi. Uri kwiyogoshesha. Amafaranga yo gukoresha umusatsi? Cyane. Akira ngongere nande. Ako uzi kuri umutesi. Oya none wambaye amafaranga ngana gutya ngo ninyajyane muri sanje gukoresha umusatsi cyangwa ubwo najya ku isoko nkajya guhahira urugo tukarya tukabona ko bice kabiri. Oya si imisatsi se. Bikosetsa. Tugiye muri salo so kugira ngo uyogosheshe wagenda bakagusuka ibintu byiza bikagenda neza. Gusuka ahubwo urankoreye cyane reka ndahita njya ku isoko sindi buburemo iby'icyumweru cyangwa bibiri. Ariko reka nkubwire uriya mugabo we nubwo ari inshuti yanjye si inshuti yanjye magara subizi ariko ntabwo yarakwiye kugufata gutya. Nese ni kubushake? Ntabwo umuntu umugabo udashobora kwideburiya ngo avuge ngo umugore akeneye bakeneye ibi ngibi ahubwo undi unakumariye. Nese ami byadafite. Ananiwe no kwiyeranja se ku buryo wagenda ukayukura umusatsi wawe. Ariyeranja se nyine niba kwiyeranja byananiye umugabo wanjye niwe ngiye kurenganya ngajya kwiyeranja. Buriya aba yakoze amafuti gushaka ntabwo akubereye umukobwa mwiza nkawe. Gutuma usa gutya reba ukuntu wacupiye reba ukuntu usa. Dore igipira cyaracuyutse urabona? Hano ukuntu usa mu muhanda n'undi gipara muragenda abantu bakureba gutya. Usa gutya. Shavereka imiteto mwana. Ariko uriya mugabo mwihorere njye naguhindura ubuzima nkakora ikintu cyose. Hanyuma nyine nawe urabyumva. Sari ikintu utumva. Hanyuma se nyine erega keke ako uribuka kuri inshuti y'umugabo wanjye. Ndabizi ariko inshuti y'umuryango wacu nanjye turi inshuti. Ndabizi ariko se akumariye iki nona. Nyine ubu ngubu akumariye iki? Neza amarira iki naba atakimariye. Kandi njye buri gihe najyanza ngaguye amafaranga ngagukora n'ibindi byinshi. Iyo misatsi ukayikoresha n'inzara dore ukuntu umeze. Yega nawe yarabinkoreraga. Hanyuma byagenze gute se? Sha byihoreye iminsi ikona ingwe. Ntago biba byoroshye. None basi n'isaha imwe nagusabye ngo ushake umwanya tukora ibyo nakubwiye basi nayo warayibuze. Seve no uracyambwira ibyo bintu. None nzareka kubikubwira ryari bitarakunda. Erega nubwo ari inshuti yanjye umugabo wawe ariko nawe umenye kuntu ngufata mu mutima wanjye. Shave uko wamufata kose ntago wamfatirana. Nyamara ushaka wabitekerezaho kandi ndakomeje. Nukuri ndakomeje. Ntacyo nta sha wapi kabisa. Tego ukuntu uri mwiza rega ugomba kubana n'umuntu nkanjye. Mbabara wimenyera mwana ndeka. Keke. Uramugabo mureke ntacyo amaze ntacyo nta n'urwaro rwo kwishima afite. Mwirirwa mwicaye ugasima barazi wanyu hari. Bidutwaye iki? Mwicaranye. Nta kibazo dufite. Dore wajyuza hano ukaza tukabona nugatwara amafaranga keke. Nyamara ubitekerezo. Ntabyo ntekereza. Kandi imbwa nta kintu afite ntacyo yakumarira. Nta kintu yakumarira. Rani mayibobo. Gusa ndakubwiza. Oya aho umva. Reka nkubwire. Aho ngaho gabanya kabisa. Nyose niba atari imbwa kumarira wambaye boga. Oya vere mva nkubwire. Aho gabanya genda gake nugera ku mugabo wanjye uvuge make kabisa uvuge uziga. Nta kintu kirimo. Ni umuntu uraho umuntu udashobora kwita ku mugore udashobora kumenya ubwiza bwawe. Ibyo se nibyo bifata umugabo wanjye bikamugira imbwa. None se imbere se ntiyabikoraga. Nimbwa n'amafaranga nta rwego rwo kwishima mwirirwa mwica. Ese uribuka ko umugabo wanjye ari inshuti yawe? Bivuze iki se kuba ari inshuti yawe? Bivuze iki wowe ukaza gutuka umugabo wanjye ngo nimbwa mu maso yanjye? Keke ushaka wabitekerezaho. Mu maso yanjye ntabwo umva ndekura ve. Nta soni. Uziko ngiye ibyo bintu babimbabaje. Ubundi ugafata wowe ukantukira umugabo ngo nimbwa. Imbwa idashoboye no kwita ku mugore wayo. Bundi umugabo utita ku mugore ngo amufate neza umenyere buri kimwe. Uwo ni umugabo nyabaki. Umva nkubwire rero nkubwire venki. Ndatekereza ko atari ubwa nyuma tugiye guhura njye nawe. N'ikindi gihe ngiye nongera guhura nawe nkagera aho umurira nawe. Utazongera kumenyerera umugabo. Ngiye wamvuga ukamvuga ibyo ushaka ariko umugabo wanjye
kujya kumuvuga ngo nimbwa kumutuka ngo ntacyo ashoboye, icyo ashoboye aragishoboye, icyo adashoboye ntabwo nyine nta igihe kizagera gishobore, ariko ubu nona ushaka kumufatira n'ubuzima bayimo, gushaka kumumenyera umutondagira umwurire ndakwiyama. ubu mushingiye igiti nawe uramushyigikiye, ubukene bwe n'ububwa bwe byose ubishobora. Twasezeranye kuzabana mu bino byiza dukenye cyangwa dukize, ariko ari kukwica nabi. Aranyica nabi se njye ungiriye impuri data, uri mama uri iki? Wowe uri kungiriye impuri, ashaka kunkoresha iki? Si ukunjyana aho ibyo uri kunsaba ntabwo uri kubyumva. None se bitwaye iki? Tubikoze nkaguha amafaranga, ibyo bitwaye iki? Hakabona kuki mwatakaje umunota umwe wonyine tuwupfa, umunota umwe w'akantu njye ntabwo ninde reka sininde sinjye mu bintu byinshi. Uriya nimbwa niyo mpamvu nagendana nawe. Sinapfa kugenda nawe ubizi. Reka mumaze ve. Njye ndinda ndicuruza. Usa arakugaburira ubu. Ndaya ndakubaza, njye ndinda ndicuruza kuryo ntangira umuhanda ukaza kuntega amafaranga. Ntabwo urinda yakamema ariko. Umpaye ubufaranga bwawe se kugira ngo uzunegera hanga mu muhanda. Ubu ngubu. None se njye ngo aya mafaranga. Ubu ngubu ni guje kunegesha hano mu muhanda. Nirwo bifata nabi ngo ugire gute? Ntabwo urinda. Nubu guje kunegesha mu muhanda kugira ngo usuzugure umugabo wanjye mutuka mva kubwire ve. Uyu munsi umugabo wanjye ashaka kuba akenyerekeje ejo nta wamenyeje azakira. Sibyo? Azakira byari. Ntabwo guhereza uburenganzira bwo kuza kumumenyera no kumutuka. Niba ari amafaranga yatumusuzuguye, fata amafaranga yawe kandi n'undi munsi. Attention n'undi munsi. Keke serious? Umva ari kubwira. Ntago ndindaya sinigurisha. N'ikindi gihe utazongera kumenyera. N'umugabo wanjye uje umureba wirebe. Asore abantu mwigize. Ese uko mwatakaje umuco. Abantu mutakaza umuco mugatakaza indangagaciro. Inshuti y'umugabo wanjye we bakakobye kuba umwubakira umufasha, uri gushaka kujya kunsambanya kugira ngo umubwo faranga. Rajya kwiyogoshesha n'ubuzima buzahinduka. Wangegera. Oh, komisione. Mzee mkubwa. Mambo? Amakuru y'iminsi. Karibu. Twakomeje gutindaho nyine. Ntabwo byari bushoboke ko bari buze muri aya masaha mbere ya saa sita cyangwa se nyuma ya saa sita ho gatoya. Ariko barazuye uyu munsi. Dore ubu ngubu barambwiye ahubwo ngenda batanze barimo baraza. Nabarangiye. Oh, wabarangiye. Nabarangiye kabisa bagiye guhita bagera. Reka tubategereje. Ariko se ubona bafite ifaranga kwe? Bafite ifaranga? Inkinda ku mutindi. Wiki? Bafite amafaranga. Abizi ko njye nakuzanira umukiriya wa fake. Nizere ko araza bagahita bishyura. Dira hiti ba dani. Okay. Friends yanjye sha. Birangiye igiye pe. Birangiye ariko nta kibazo, ubwo ugiye ku giciro wifuzaga amafaranga barahita bayishyura, we ntugire ikibazo kabisa. Kandi ndabizi ko ndi buhembwe neza ngaho. Komisione. Nukuri ko umuntu abigenza. Iyi nzu yaramvuniye. Niyo mpamvu bavuga ngo ikintu ufite itungo rikakugoboka. Inzu yawe rero igiye kukubera ingoboka. Kugira ngo nzabone indi nzu nk'ingi bizamfata iminsi. Ariko byibuze ikibazo cya mbere cyakemutse. Erega ntabwo ari ukwiye kwimyoza utayifite se. Nkanjye none utayigira. Ngeze mu bibazo byagenda gute? Uri umuntu w'umugabo. Yes. Mugiye kuhagera. Murahageze. Musanzwe muhazi se? Hapo. None iyo mbimenya sinirirwe n'abategereza handi kuri wa muhanda wo hepfo. Noneho mwakwinjira twebwe, nanjye nibwo nari mpageza akanya mwakwinjira nta kibazo. Barahazi? Sawa. Ngo barahazi. Iki gipangu barakizi. Igipangu cya 15? Yego. Hageze reka dutegereze. Naho ubundi wowe tuzi kandi uhere mu mafaranga menshi. Rugaba uramuzi? Ukaba ndamuzi. Mbese yakora amafaranga yo kwishyura. Rugaba? Ariko umenya Rugaba uri kuvuga atari we nzi. Reka da uri ndamuzi yabaye muri iyi nzu. Uriya ni Deje wa ya group yitwa Crane Solution Group. Nibyo. Iriya company uzi nyine ikomeye muri iki gihugu. Uriya afite amafaranga do. None se ariko urabizi
nigeze kumva ko radiyo ngiye biranyuma. amafaranga ceceka. Boss mwahageze se? Rugaba Dusuzanye nk'abatari bari kumwe. keke Uraho tasi. Mbazanira intebe mwicare. Ladies first. karibone Charana. Ugani karibu kabisa. Asante sana. Erega. karibone sana. Umukiriya yahageze. Uyu mugabo yambwiraga inzu, ambwira karitsiye, ambwira igipangu. Ndamubwira ko aho hantu uri kuvuga tutwara habaye. Nibyo. Yaramaze kubimbwira. Yabaye muri iyi nzu. Ngira ngo twajemo hano ahubwo twari nk'aba gatatu cyangwa aba kabiri bari baje muri iyi nzu. Oya twajemo twebwe ikiri nshyashya. Hari habayemo umuntu. Buriya Yes. se yabayemo. Yaramazemo nk'ukwezi kumwe. Njye nabonaga ikiri nshyashya yose rwose. Ubu ni mu cyo kugura inzu. Bite se amakuru y'iminsi? Ndaho nyine nuko bimeze. Twihanganire pe tubabarire natwe twagize akazi kenshi tuje igicuku. Ndabona n'udusimba twagusuye hano. Habaye iki se Rutayisi? Tagenze bite? Nuko nyine ni bya bindi byacu bya banke. Baravuze ngo ni ukwiteza cyamunara. Ntabwo no kugira ngo umuteze cyamunara reka nishakire umukiriya. Byibura mukoreho yanyongera utwo nsigarana. Nuko ngira amahirwe burya kubana ni byiza. Barabinyemerera. Kumbe niwe ngo uyobora rwa ruganda rwa Solution Group. CSG. Rutayisi Imana ni igitangaza. Imana yaranyibutse. Muri bwa bushomeri bwanjye nyine wari uzi nari mazemo igihe. Abarokore bari bavuga ngo babyita guteturura. Imana yaranteturuye kabisa. Ntabwo byanunguye kuko nari mbizi tu. Byanga byakunda umuntu ashobora gupfa uyu munsi ejo akazuka. Cyakora nibida Mu buryo bw'imibereho. kandi ngo ntamenye icyo hahatse. Ntabwo ikirere hasi. Naye ntabwo nari nzi ko uyu munsi wanjye haba hahatse iki ngiki. So njyewe rero umugabo rero narebye website yawe nyine aho bamamariza ibintu by'amazu bagurisha. Mbona inzu zindi nzu ariko ambwira ko afite inzu muri no karitsiye hano Kicukiro. Ntabwo nari nzi ko ari ahangaha. Rero nta kintu nirirwa mburana simvuga ngo ndajyamo kuyireba. Kiretse nimba ari byo mwangije iyi nzu nayo bayemo ndayizi twe turi tayari kwishyura. Urayizi pe urayizi. Kabisa nta Bayibayemo igihe kinini pe urayizi. Noneho wabayemo. Njye narayikundaga Amata bya cyane. amavuta. Njye inzu narayikundaga rwose. aguye komisiyo nyinshi umugabo dore nawe ntabwo twirwa dukatuza nta mibare turi bugiyemo Rutayisi turakwishyura amafaranga yatubwiye rwose nta kintu dukatuza ntitwabanye nabi ntacyo dukata. Oya niba ari naho nabwiye nabi rwose mbasabye imbabazi mu sorry gatoya. Imbabazi ni yanyu. Allo? Yego? Umushoferi? No uzajya untwara? Akugira gahunda. Okay. Gahunda cyane. Isaha tabwiye nyine. Nanabwiye uwo musekreteri ko turaza kuba turi Kicukiro. Yakurangiye. Nje nta nimero yawe nari mfite mba nakwihamagariye nta kibazo. Ugeze ahagana he? Reba igipangu cya 15. Oya nta kibazo nibirirwe uko mango uhita winjiramo nahantu twe tugiye kureba inzu. Sawa. Umushoferi wo ku kazi ariko ndumvijwe ndize twagira ngo twagize kuvugana uyu muntu. Umushoferi wo ku kazi baguhaye. Uze gutwara. Mfite bari bambaye imodoka ariko ngo nta mushoferi bari bafite kandi ntabwo twemereye kwitwara. Ndumvijwe wagira ngo ndarizi. kumbe nigeze kumva itangazo kuri radiyo bavuga izina Rugaba. Mbabwije ukuri nawe nigeze ntekereza ko ari Rugaba wowe rwose ntabwo nize mumbabarire
Kumbe. Rugaba byaciyemo cyane. oya ko nibyo burya nibyo Umugabo ukomeye cyane. oya ariko ni n'umwana mwiza muri rusange ntabwo nibyo nyine byatubayeho ariko si ko umuntu yongera akazuka rutayisire ubwo rero njye ndumva twayakuze amasezerano na noteri namubwiye bamusanga kuri hoteli hanyuma Ubundi amasaha yawe. ejo dufite n'akazi nigenga se nta kibazo karibu karibu Serugabo Yes, yes. mbese bite Zenke. yes boss rimwe twavuganaga oya ntabwo ari njyewe Mr. Rugaba njye bahaye imodoka ngo nimutwara Wamuhamagaye mu kanya? njye twavuganaga niwe mushoferi yego What? bivuga ko Eh? bivuga ko mutari muziranye se buriya urumva afite ku kazi ngiye bamuha umushoferi ariko ntabwo nari nzi uwo ari we niyo mpamvu twaje gutya niba musanzwe muzanye ndabona ariko ni amata by'amavuta nta kibazo da ubwo rero Hey. Okay. ndabona twajya kwa noteri noneho cyatuma twandikirana amasezerano noneho turi kwa noteri Oya, twayandikira imbere ya bwije. noteri. njye ejo mfite akazi kenshi ndazinduka twajya kuri hoteli tugize umushahara rero ngubwo ngewe ndatwara ndajya na Rutayisire na komisiyoneri Ubwo ngiye bigende kugira ngo tugende tunavugana na bya bindi byose twaje tuvuga tubikemura noneho ubwo ubwo ndajya na shoferi. umushoferi agutwara sibyo Rutayisire Shoferi ko wumva turi bujyane tukaba ugihagaze aho ngaho cyakora iki genda uparike imodoka neza nze tugende. okay sawa Ubwo nacyo bisaba. Ako Nta hano kintu, turi kuri isheke turimuhera kuri Okay. hoteli Sawa. Yo gushyiramo agafunguzo. Oh, ubwo si ubwo nta wundi muntu uri hano. barahari Okay, tugende.